Inkuru byongeye kumvikana mu karere ka Rwamagana. Umumama wigishaga mu kigo cy'amashuri cya Rwamagana kitatangajwe yakomangiwe n'abantu batazwi bahita bamukata izosi ahita apfa. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwatangiye iperereza kugira ngo hamenyekanwe abantu bakoze ano makosa. Reka tugaruke mu karere ka Musanze. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kinigi bwatangarije ikinyamakuru na Radio 1 ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB umugabo uheruce kwica umugore we yatawe muri yombi. Yari incamake y'amakuru. Reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Tugaruke mu karere ka Rwamagana. Kibogora mu ijoro ryakeye abantu batahise bamenyekana bakomangiye umugore wari umwarimu kuri ikigo cy'amashuri kitahise gitangaza cya Rwamagana. Asohotse bamukata izosi ahita apfa. Kuri ubu inzego zishinzwe zikaba zatangiye iperereza kuri ubu bwicanyi butahise bumenyekana, ariko aba bantu bagombe bafatwe bashyikirize ubutabera. Ni mu gihe uno mwarimu yaravuye ku inshingano ziwe amaze gukoresha ibizamini bya leta. Nk'uko abanyeshuri mubizi yuko bari bamaze gukora ibizamini bya leta bahawe amabirote. Uyu mwarimu yari umwarimu wo mu mashuri abanza matoya. Uyu mwarimu rero mu gihe yitabye Imana asoje kwigisha abana cyangwa arangije kubahereza impamyabumenyi cyangwa barangije gukora ibizamini. Reka tugaruke mu karere ka Musanze. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kinigi bwatangarije ikinyamakuru cya TV1 ndetse na Radio 1 ko bwashyikirije urwego rw'ubugenzacyaha RIB umugabo ukekwaho kwica umugore we yabanje kumutera icyuma ahita apfa. Aya niyo makuru nabagezagaho mu buryo burambuye. Aya makuru mba nakoze ajye abasigira isomo cyangwa aya makuru mujye muyakuramo ibintu bitandukanye. Ni gute umugore mwibaniraga mu nzu imwe mukundana urukundo rwa Juliette na Romeo umufata ukamwica wibagize yuko yakubyariye cyangwa agufitiye abana. Ikosa rimwe akoze rigatuma umwambura ubuzima kandi nawe utiretse. Iyo wishe umuntu ndetse haba harimo igifungo cya burundu cyangwa koroherezwa bakagufunga igihe kinini, ariko ngewe icyo nzi ni igifungo cya burundu. Ese abo bana usize bazabaho bate nimba uramutse ukoze amahano nk'aya ngaya koko? Nujya gukora bino bikorwa jya utekereza kabiri umenye yuko ibi bikorwa ugiye gukora ari uburwari. Ndetse nanone tugaruke mu karere ka Rwamagana. Abantu bakomeje gukora urugomo cyangwa bakomeje kumva bigize ibinani cyangwa bigize ibyigomeke ku buryo ushobora kuza ugakomangira umuntu ukahita umutera icyuma. Ibi bintu nabyo ntabwo bikwiye. Aba bantu ni inyamaswa, bafatwe bashyikirizwe ubutabera RIB kugira ngo uyu mugore ahabwe ubutabera kugira ngo atazagira umuntu utinyuka kongera gukora amakosa nk'aya ngaya. Ndetse Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. YouTube channel yiwe igiye guhinduka Sebu TV Rwanda. Nongere mbasubiriremo Kidasamura YouTube channel igiye guhinduka yitwe Sebu TV Rwanda. Mukore subscribe ku Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turabakunda cyane. Imana ibaho ubuzima buzira umuze kandi mujye mudushyigikira. Ugize ikibazo kwa hano makuru cyangwa ku biganiro tuba twabakoreye twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp ya 078846028885. Ikiganiro ntakagaruka kuri Kidasamura Movie. Muhawe ikaze. Murabizi ko Kidasamura Movie ibakunda kandi ibazirikana. Iba yabashakiye amakuru ahantu henshi hatandukanye kugira ngo namwe mumenye amakuru agezweho mu Rwanda cyangwa no mu bihugu byo hanze by'abaturanyi. Ariko mu kanya dufite umunyamakuru uri mu gihugu cya Uganda ugiye kudutangariza kubyiriwe mu gihugu cya Uganda. Ndetse murakoze cyane mukore subscribe kuri YouTube channel za Kidasamura Movie. Turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.